ibanga ry'ubuto. Ariko tabaro rero reka nkubwire nge sinjya ndipfana. Amakosa ni wowe nyashyiraho. Gabo yamaye. Iyo tuba twaregereye fisi ntabarwaye ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ko twaramwegereye. Twaramwegereye nyine. Wowe nande? Jewe nawe. Mwese dufite inshingano twembi nk'ababyeyi zo kuganiriza abana bacu kubijyanye n'imyororokere. Ariko se usobanukiye kundusha. Kuki utamwegereye? Uranyumvira ariko? Ngeze namenya mvuga iki? Sinzi nawe nabihera rwose. Erega ubundi no kwari uyu muco wacu wanguka tubera imbogamizi. Aha. Ubundi kuganira n'umwana wawe kubijyanye n'igitsina ni ibintu bisanzwe. Uranteye. Ko nawe nigeze mbibona mu bwana bwanjye. Cyamwe niyo nabazaga mama nti umwana aturuka he yambwiraga ko ngo aturuka mu Mukondo. Sinabifashe ntyo kurinda mbaye mukuru. Ibyakera ariko erega ni ibyakera tugomba kugendana n'ibyubu. Kerenzo. Nose tugenze nkuko ababyeyi bacu bagenje niba tubona bidakwiye. Umvagiye rwose sinakubeshya. Uzambaza ibindi mu rugo ariko ibyo. Oya. Ngo iki? Ariko kuki ushaka kwigira ntibindeba tabaro koko. Kandi ikibazo gikomeye. Ibyo nshoboye ndabikora ariko. Ubuse ko fisi yaje yafashwe na biriya birwara. Uzi imbabaza zaza niki? Ejo bizagenda bite? Urumva tudakwiye guhindura imyumvire amazi atararenga inkombe. Yarenze inkombe kera ahubwo. Yabona se umwana nkuri yarwara mu gitsina nka kuriya. Umva atari bazo bikomeye. Maze rero uze kumwegera. Muganire mwitonze. Wumva imvano ya biriya bintu. Urumva? Unamubaza kwiriya ndwara yaje. Se buriya yayanduye atayandujwe nande. Ariko siraho kadi. Nonde ubonereho nyine umusobanuro uko akwiye kwitwara. Hese uraterera iyo bigende bite? Uramuhandika. Ariko se ubwo ntushaka kungora koko. Wabaye se wo umuganiriza. Ariko kutari. Ni nawe uzi byose. Uranyumvira? Nzi byose se ndi Imana. Ikindi kandi ntibisaba kugira ubumenyi budasanzwe ngo uganirize umwana ku mikorere y'umubiri we. Ese ubundi ko ariyo yayoroka kadi. Fisuriya namujye imbere musobanurira icyo atazi koko. Ukamubwira ibijyanye n'ubugimbi. Uko umuntu atangira kujya yiroteraho. Ngaho. Uko atangira gutekereza abakobwa wabura umuganiriza iki? Nawe ra ubuzi byo ubimubwiye ni waba ahubwo ugiye kumushora mu ngeso mbi atarakura. Ibyo nibyo abantu bibeshyaho rero. Ni ibintu abantu bishyiramo rwose. Kuganiriza umwana ku mikurire Yesu kumushora. No kugira ngo amenye ukuri. Amenye kare bizamubaho. Atangire kumenya uko azabyitwaramo. Ahubwo se buriya we yakwemera ko tubiganiraho ra? Yabuzwa n'ikisi. Wenda nyine iby'amasoni ntibyabura. Ariko abonye umwisanzuyeho yabona ko hari ibiganiro nk'ibindi byose. Ubundi zubwo ntaba yabiganiye n'abandi cyangwa yarabisomye no mu bitabo hose. Ariko nyumva mukururana. Abandi nabari ariko ntabwo wari uzi ko amakuru nkayo ngayo toragura hirya no hino abwirwa n'urungano cyangwa asoma mu bitabo rimwe na rimwe ari yamuyobya. Akaba yayafata nk'ukuri bikanamuviramo ingaruka zo kwishora mu ngeso mbi. Saho bazira se saho bagwa benshi. Ese ubwiye radio ntibigusakuriza Terezo? Wayigabanyije se? Se noneho kutazanye na mugenzi wawe di byagenze bite? Amaze iminsi arwaye yagiye iwabo. Yo fisi yararwaye di? Yarwaye ikisi? Indwara yarayiduhishe natwe twarashobewe. Yagiye kwa muganga se nibura? Banza yaragiyeyo. Siyo bahashirimo iki Terezo? Ni ibintu byanjye birimo. Uyu mukobwa mwifotoranyije mutya nuwahe Terezo? Umukobwa se ni umwana twigana. Burya bwose iri ku ishuri niba wibereyemo Terezo. Ako se ubundi gufungira mu bintu mama. Yego mana yanjye. Dore noneho n'ukuri Terezo. Yego mana warakuze bigeze aha. None se ndacyakwaka ibere mama. Ese mbwira Terezo. Ubundi wari watangira kwiroteraho? Wayambwira. Icyo ni icyumba zaba. Wewe wigira isoni subiza ndakubwira impamvu. Mbwira ndakubwira impamvu mbikubajije. Ariko nabyo nzi. Aha, wa musore we none wazatera abakobwa b'abandi nda. None si byo kwiroteraho wari ubajije no gutera inda bihurire. None se ntuzi ko yatangiye kwiroteraho wakuze? Rero ushobora no gutera inda. Mama
reka nigendere ndumva ntazi ibyo umbwira cyangwa ubundi si izo ngeso jyewe uzinzira. wigenda yewe garuka tuganire Terezo, nabyo ni ngombwa rega. Mama ntabwo nari nzi ko ibintu nk'ibyo watinyuka kubimbaza. Icyo utazi rero Terezo mwana wanjye, nubwo ntagize umwanya wo kuganira nawe ku bijyanye n'imikurire yawe, ariko ubusanzwe birakwiye. Erega no ku ishuri turabyiga nta kibazo. Mwana byiga mwagira, ariko ubundi umubyeyi aba agomba kugira umwanya uhagije wo kuganira n'umwana we ku bijyanye n'imyororokere. Ese Terezo, karamama, iriya nkumi mbonye mwifotoranyije nta gacuti kawe? oya, erega turigana gusa nta kindi. No kugira inshuti si biberega, gusa icy'ingenzi ni ukumenya imyitwarire ikwiye muri ubwo bucuti. Imyitwarire si tete, ukamenya ko ugomba kwitwararika. Erega mwana wanjye, imbere hari byinshi umuntu aba azahura nabyo. ndumva rero bitandeba ko ndi umuhungu se hari uzantera inda. Nubwo utayiterwa ariko wayitera, cyangwa ntumva izo za sida zateye. Sida yo ntayo nzarwara humura. Aha, aya mafoto ko anteye impungenge mwana wa. Impungenge z'ikene ndabona bisanzwe. Nyamara ese mbaba ziriya nkumi mwari mushoreranye muva hehe ko nabonaga musa natwe kera iyo twabaga tuvuye mu rubohero? Ngo mu rubohero? Urubohero se n'uruki? Bwose koko tambeshye no bwa mbere wumvise iryo jambo? No kuri kose no bwa mbere mama, no bwa mbere pe. Ariko wa mugani ndanakurenganya. Wa mugani se ubimenye ubibwiwe nande? Ni ibiki se? Bese nyine mu gihe cyo hambere n'umuhanga abakobwa bakoraga biherereye nyine ahantu nko mu gashyamba cyangwa se ahandi hihishe, kuko bitwaje ko bagiye guca imyeyo. Kutagiye se guseka ko ntacyo biziho? Oya nukuri rahira nukuri ntacyo mbizi. Arambeshya urabizi? Urabizi mbaba? Kahambwira ahubwo niba hari wabigusobanuriye. Ahubwo se mama mbwira biriya bintu byari bimaze iki koko? Nyine kera wari umuhango wa gikobwa wari ugamije kumutegurira ko umugore ubereye umugabo we. None se abatarabikoraga ntibabaga ari abagore buzuye? Ubwo nyine niko babyumvaga, niko byavugwaga. Ariko rero ntibisobanura yuko utarabikoraga atabaga yuzuye. Ariko ngira ngo ubu ntibigikorwa. Maze mbure kukubaza ari wowe umva di niko gusa icyo ntabura kukubwira cyo nuko biriya bintu rwose bishobora kugira ingaruka mbi utabyitondeye. Ingaruka ki? Ingaruka mwana wanjye se ugira ngo haza ahangaha n'izi sida zateye ko hari igihe umuntu yabifashwagamo n'undi guca imyeyo nyine. Aramutse abigukoreye yaranduye afite agasebe ku ntoki, urumva adashobora se kukwanduza? Yewe mama uzi ko ari ikibazo? Ni ikibazo yakwanduza koko. Ikindi kandi rero buriya kuriya gukinisha umubiri hato na hato byashoboraga gutuma umenyera, bikaba byakuganisha mu gukora imibonano mpuzabitsina imburagihe. Cyangwa niyo mpamvu muri iki gihe bitagikorwa cyane mama? Nabyo byashoboka, ariko hari n'abadasobanukiwe kuko batabonye babibaganiriraho. Rwose mama so kubeshya njye ntabyo nakoze. Sibyo nkubwira se ko ibihe bya kera atari byo by'ubu ngubu. Kera twe twatangiraga mu myaka 12, 13 se. Ego mana 12? Aha. Twabikoraga umubiri utarakomera, umuntu atarajya mu mihango ya gikobwa. None se mama wowe wabisobanuriwe na nyogokuru? Mama se ahubwo yashoboraga gutinyuka kugira icyo ambwira kiganisha kuri iyo ngingo. Reka. Ariko nawe rero muri iyi minsi sinzi uko byagenze. Erega mwana wanjye buryo ngo ubwenge buza ubujiji buhise. Kubera ikizi? Ubu siyo tuba twaragize umwanya wo kubaganiriza kare kose. Izi ngaruka mugenda muhura nazo zibaza zihari. Ingaruka ziheze? Ntiwabonye isuku umusaza wawe byamugendekeye? None se kurwara mu nda bihurira he no kuba ataraganirijwe? Ese yakubeshye ko arwaye mu nda? Reka da yarakubeshye. Yanduye indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Wimbeshya mama. Yewe we niko byamugendekeye se koko? Wakora niki? Harya muganga akubwiye ngo iyi miti uzayigwa iminsi ingahe fi? Ngo ni icyumweru kimwe gusa. Aho kimbere dutaye. Aho gusa ubwo mbonye imiti wasubira ku ishuri nkajya nyinywerayo papa. Subira ku ishuri iki mbona ugenda nk'indwaye amabere. Ariko reka nkubaze Shafi. Iyi mitezi wayanduzwe niki? Rwose papa
ntakubeshye yarizanye mbese nagiye kunyara numva ndababara ntazi uko bishe rekera uragaragaye sike ariko uzi ubeshya wari ntabwo nkubeshya papa rwose byarizanye rahira kutajya mu ngeso mbisha ingeso mbi ziheze ingeso mbi zitera indwara wanduye nyine rwose nta ngeso mbi njyamo papa ushatse wazaza no ku ishuri ukababaza none nazapereza nkamenya ibyo wambwira iki uzamane wihanukiriye ese ubundi sha aho wiga nta bakobwa mujye mugendana turagendana ntimunyumvira mugendana se mujya hehe none se kugendana n'abana twigana ni ikibazo papa ikibazo nyine none se nureba kugenda nunagira nk'irwaye amabere erega ibyo nkekera siko biri papa ngaho mbwira fi nta ngeso mbi bigeze ugirana n'umukobwa ingeso zihari kuko musobanuza ntumbwire papa ariko ubwo icyo nshaka kuvuga ntucyumva ubujura se sinzi se ingeso zihe ko ntabyumva neza ingeso z'ubwomanzi njya ku ishuri nkiga ntabwo njya nzerera papa agatsinda wagira ngo cyapfuye amatwi ntabwo uzi ingeso mbi zigayitse abakobwa n'abahungu bagirana ntabwo uzi ko nta ngeso mbi ngira rwose uretse tugere mu rugo ibyo uvuga ubisubiremo ugeze imbere ya nyoko ariko rwose waretse nkahita nsubira ku ishuri kubwo mbonye imiti nza korohera cyangwa ufite isoni zo gutunga imbere ya nyoko sha ngwene uzabusubirayo isoni z'iki se kurwara ntibisanzwe imitezi ese papa wansobanura icyitera nuko nayirindaho kugira ngo ukomeze umbwire nabi mbese uzajya kubaza wayiguteye wayinteye ese urambaza iki sha umuntu yirya yimare ngo wige nurangiza ujye mu bitampaye agaciro mbabarire ntabwo nzongera ese ubundi mbwira ubwo wize kwipimisha ngo urebe niba utaranduye sida oya ture dusubireyo iyi ndwara urwaye aho yanyuze hanyura na sida vayo se tugende nyine ibanga ry'ubuto hitamo neza ejo utazicuza